cyari muto kandi uri mwiza ukaba ari umukativator wari cyo wifuza gushyingiranwa n'umuntu nkanjye karabaye. Yes, let's start. Nukuvuga ngo abantu murebye ako gace cyangwa se ako gace k'iyo video barabona ko uwo mukobwa nyine nagerageje kugira ngo nyimba banza intro cyangwa se kugira ngo mubone ko ibintu babwira ari ibyanya cyangwa se byizewe 100%. Nukuvuga ngo iyi video tugiye kurebera hamwe muri rusange inkuru y'iyi filime yose aho tugeze cyangwa se ngira ngo abenshi murabizi tugeze kuri episode ya 38 kuri filime bita Fate Chooses You. No ku bantu batari bayizi iyi filime ni Fate Chooses You. Ku muntu warebye iyo intro ya mbere nukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe mu kanya gato nyuma y'amasegonda 50 cyangwa abantu muri buguma kuri iyi video ndaje mbereke uko inkuru yatangiye namwe muyumve neza. Uwo mukobwa aza gusaba uwo musore ko bashyingiranwa, noneho ariko aba yamaje gufata amakuru neza ko uwo musore ko byagenda kose agiye kwicwa bitewe n'ibyaha cyangwa se ubugambanyi. Muri video turaza kureba ese uyu musore wishwe cyangwa se uyu musore biri gupangwa ko agiye kwicwa ese ni ibyanya cyangwa se ibyaha mushyiraho ni ibyanyabyo. Turaza kurebera hamwe ese ni iyihe mpamvu cyangwa se akagambane kabayemo nakahe. Tuze kureba ese uyu musore byanyabyo koko azapfa. Ibyo byose muzaza murabibona muri video cyangwa muri video tuzakora, bizaterwa nuko mubyumva. Mureke rero twitangire. Niba uri mushyashya kanda subscribe, wandika comment umbwira ati wakomeza n'izindi filime mukajya mugenda mutubwira ibiganiro turabikunda cyane. Mubizi neza cyane War Demons bavugaga yuko ibaye ishaka kugira ngo ihinduke umuntu usanzwe. Ubwo bwoko bwa War Demons ashaka kugira ngo umuntu usanzwe bisaba kugira ngo ahitemo amahitamo ye kandi n'Imana zimushyigikire. Hari ibisabwa rero kugira ngo War Demons ihinduke umuntu usanzwe. Isaba kwiyambura uruhu rwayo ikivanaho inyama zayo n'amagufwa. Yes, aka kanya ndagira ngo nkwibutse ko tugeze kuri episode ya 38 kuri Fate Chooses You. Haburaho iminsi mike kugira ngo ibe complete cyangwa se tuyisoze. Ku bantu ubwo bari kwireba ndabasuhuje mwese aho muherereye hose. Namwe mutari kwireba muraza kubona nimero yanjye, ikiganiro nikirangira muraza kwa mwajya kwa DJ bahe cyase munyandikire nyibahereze. No kuvuga ngo ukuntu cyangwa se ikintu cyabaje uyu mukobwa nyangaje bari mu kiganiro twakoze twababwisibye ko twakoze ikiganiro gito kugira ngo turebe niba mukunda ibintu dukora, ariko abantu benshi mu kugenda mutwereka urukundo rw'ibintu dukora niba birabashimisha mu by'ukuri. No kuvuga ngo mu kiganiro twakoze ngira ngo abakirebye cyase abo twakirebanye twarebye neza ko uyu mukobwa birangira n'ubundi nubwo uyu mugabo bari diro cyase bumvikanye. Gusa ariko hari nakandi kantu mutigeze mumenya ko uyu musore ndibuze kubabwira byinshi cyane nyine ndibuze kubabwira muri iki kiganiro. Birasaba ko udutega amatwi ukagira kuri umunota. Kandi nanone nkuko nababwiye hambere ku muntu ushaka kujya kurikira ibiganiro nk'ibi subscribe yawe ni ingenzi, like na comment. Nuvuga ngo uyu mukobwa nkuko nababwiye mbere yaraje muri gereza cyase afata amakuru ko ari umuntu ugiye kwicwa, ariko uyu mukobwa nyine nababwiye ko yavukanye imitongero yuko agomba kuzashaka abagabo batatu bose bitaba Imana cyangwa se bapfa mekufa nyine tu. Noneho afata amakuru aravuga nti ubwo uyu musore agiye kwicwa kanjye ko namusana niba twashyingiranwa ubwo umuvumo uveho. Ubwo aragenda musanga aho yarafungiye aramubwira nti ndene wabikora. Umugabo aramubwira nti nta kibazo, gusa ariko umugabo yamusabye ikintu kimwe nubwo umukobwa ari yikanzemo avuga nti icyo kintu ni iki cyangwa se icyo kintu ugiye kunsaba gishobora kuba gikomeye cyane. Aramubwira nti oya ntabwo gikomeye cyane, ahubwo icyo nagusaba nuko ku gituro cyanjye aho bazanshyingura basi muzajye munyibuka. Nicyo kintu cyonyine nasabye umukobwa. Yamusabye ikintu cyoroshye, umukobwa aramubwira nti nta kibazo nzabikora. Gusa icyatangaje nuko umukobwa uko yagendaga ndeni nyine ubatarica uyu musore, umukobwa aragiye yumva amakuru, afata amakuru neza, yumva ko uko byagenda kose arimo akagambana. Wenda reka mbasubire inyuma mu nkuru ho gakeya. Ngo ibyaha byinshi cyangwa se ibyaha bagereze kuri uwo mugabo nuko higeze kuza umwuzure nyine irambo yuzura ahantu hose, imirimo irarengerwa, hafi ingo zirenga. Urumva nkuko wenda imvura ishobora kugwa, umuvuga atemba, amazu n'ibindi bintu n'imyaka ikagenda, biba ngombwa ko inzara itera mu duce n'uduce. Noneho ikindi kintu abantu batigeze basongera cyase akagambane kari karimo, uyu musore
we ubwe yari consort cyase yari icyegera cy'umwami. Ubwo urumva nituvuga ubwami hambere ku babizi ni kwa kundi nyine bamukorera ubwami. Uyu musore yari afite ipeti rihambaye mu bwami, bangombwa ko yuriza igiciro. Gusa ariko nubwo bitwaje ko yurije igiciro, hari impamvu yari abikoze. Impamvu yari abikoze kuriza igiciro, ngira ngo abarebye filime mwarabisobanukiwe. Nuvuga ngo abakire ba nyine leta, nka kwa kundi wenda leta ishaka kubani tuganye ibintu wenda ibintu bimeze nabi, ariko kubera ko ufite ibintu ugatanga bike cyangwa ukabagurisha bike kuri make ukabana n'ibihenda, nzabitangira kuri mesh. None abakire bahisha byinshi barabibika, ariko uyu musore yongera igiciro kugira ngo bya bindi abakire babitse babizane, kugira ngo nyine igiturage gikomeze kibone ibyo kurya. Kuko urumva iyo bakomeza kugurisha kuri make ibyo bazanye, ibyo bari bafite bigashira no muri nzara bikomeze kabaho. Gusa ariko ibyo abaturage ntibabirebye, bura abantu bumva icyo politike itubwira. Abantu murabizi, abantu benshi twumva politike cyane kuko ntago wahangana na leta, kandi abantu benshi tashishoza twumva ibyo tubona cyangwa se tubona iyo twumvishe ko turi guhendwa, tuba twumva ko turi guhendwa, ariko ntago tuba tuzi inyungu y'impamvu twahenzwe. Ubwo icyo giturage ibiribwa byari bihenze, byabaye ngombwa ko bo barya igihe kinini, ariko akandi gaturage kari hakurya yabo cyangwa se nk'uko wenda ushobora gufata nk'intara y'Uburasirazuba ugafata n'intara y'Amajyaruguru, wenda bisa nkaho bikometanye. Mu Majyaruguru bakaba bafite inzara, ariko Iburasirazuba nta nzara bafite, kuko mu Majyaruguru wenda ibintu byahindutse, ariko bikaba byarashize n'abakire bakaba barabibitse baranze kubitanga. Hanyuma hahandi Iburasirazuba abakire n'abyandi babitse bakazana uko bihenze, ariko abaturage nubwo baryaga bike, ariko bakomezaga bakarya kandi bakabaho neza. Gusa ibyo ntibabyitaho, nyine bafunze uyu musore, baravuga ko agomba kuzahanishwa igihano cyo kwicwa atewe ibyuma 1000. Ibyo byabayeho. Gusa ariko inkuru inukuntu wenda ibintu bitangaje nuko uyu musore batigeze bamenya ko ariho demon, nyine ntago apfa, bamutebye ibyuma then arapfa, nyine agaragaza ngo yapfuye. Gusa arabizanye n'umuvandimwe we. Ubwo umuvandimwe ni umuntu amubaga hafi kuko ni umuntu we yikure mu maraso, hanyuma amukura mu mva, banamushyinguye, barongera abaho gutyo. Hanyuma umukobwa icyo yakoze yaje kuvumbura kuri nyuma, biba ngombwa ko yihorera. Mu kwihorera kwe n'ubundi nawe yagiye avumbura gake gake, bageze aho amashuri yose aramuterana yabaye imoto. Ubwo imoto nituvuga imoto ni abantu baba bafite imbaraga, nyine baba basa nkaho bafite isi, kugira ngo abareba izi filime z'inkota murabizi. Nuko gusa ariko iki kintu uwo musore n'ubundi yamenye ko wa mukobwa cyangwa se wa muntu yemereye ko yamubera umugabo, banakoze ubukwe, bakoze mariage. Yamenye ko uwo mukobwa ari kumurwanirira, n'ubundi biba ngombwa ko akomeza nawe kugenda murinda gake gake, birangira n'ubundi bahuye baba n'inshuti. Nyine bagenda bisobanuka nyuma. Gusa ariko igitangaje aka kanya turi kuri episode ya 38 nuko babandi bitwaye moto cyangwa se babandi ngo babizerwa ku isi, aho ari bo bagiye kurimbura isi bishoboka. Episode 38 nubwo wenda tutababwira 39 na 40 nuko bimeze, bwo muzayireba cyangwa se tuzakora ikindi kiganiro, bwo muzabitubwira cyangwa muzabidusaba. Nuvuga ngo wenda kubayirebye murabizi hagiye habamo akagambane, kuko aba World Demon bigeze ubundi inkuru kenshi na kenshi ku bantu mwumvishe karaka intro nabashyiriyeho, nuko World Demon yigeze gukora amabara ku isi byo kugira ngo bibake ikiraro cyangwa se urwego rujya mu ijuru kurwe rwaracitse, birangira habayeho abaturage benshi barapfa. Ibyo nibyo nyine bazizaga World Demon, birangira irimbo mu isi, hasigara uwo musore gusa. Ariko aka kanya nyine n'abaye moto nibyo niyo nzira barimo. Gusa ariko uko byagenda kose uyu musore cyane n'abandi bifatanya n'andi mashuri batagenda ku bica abaye moto, bari kugenda bashaka kurimbura ibi bintu. Ariko nyine uvuga ngo nituvuga ibyo bintu birakomeye cyane. Yes, no kuvuga ngo inkuru yose ubundi iyi filime byashaka ko tugenda episode kuri episode, kuko ntabwo twababwira ngo irangiye byafata nk'amasaha 3 cyangwa 4, kandi abantu ndabazi mu kurambirwa ibiganiro, ndabazi muri ba number 1. Ubwo rero ku bantu babyifuza n'amabuye utabwamwandika muri comments, twajya tubakora episode kuri episode, cyangwa se tukajyanira nka episode 2 cyane kugira ngo abantu mutabasha kubona izi filime, kugira ngo babashe kuba mwanasobanukirwa ibiganiro, cyangwa se manje kuba mwasobanukirwa filime tunagezeho aka kanya, munamenye filime nshyashya zihari. Ubwo byasaba ko mwandika muri comment mumbwa nti nta kibazo, wagikomeza ibiganiro ni byiza turabikunda, ubundi bwo mukananyereka urukundo mukakanda like, kajya nkomeza kubakorera. Ubwo reka se nkobasezera, finali yayo niyo ntegereje nkababwira iherezo ry'iyi filime n'itangiriro neza ku buryo buri royo, ubundi bwo tugakomeza neza cyane. Reka mbasezere ubwo musezere muri iyi publicité, kandi iyi publicité mbaha mumbabare basi mwumve ibyo mbabwira, kuko no buryo bwiza cyane bwo kuborohereza kugira ngo mujye namwe agasobanura bitabagoye. Murakoze cyane.
Yes guys, mwe muri soka cyarakana ngiye kubabwira mbere yuko dukomeza iyi video yanyu iraje komeze. Uyu mwanya twafasheho kumugora kujya twaprodinga saa 12 iyi video ni yanyu, nta bindi by'publicity bigomba kuzamo. Kazi nuvuga ngo abantu mwese mureba izi filime zacu cyase twaprodinga amano ko zo zitari full. Gusa biterwa n'ibibazo by'ama copyright nago mwapfa kubimenya. Nuvuga ngo abantu bari hano cyase mukunda gasobanuye murabizi n'ubundi nibisanzwe mugura filime kwa ba DJ. Gusa ko mubona filime nk'iyi Till the End of the Moon nka Fate Chooses umujya kuzibona zimaze imisi sarasotse. Icyo mvuga ni iki? Murabona icyo kurikirwa n'abantu barenga igihumbi cyase 600. Ufashe numero yanjye ngo muri screen ukanyandikira ndi gushaka abantu 600 bugoreza filime ku mafaranga make cyane, filime nshyashya gusa, iseri nyine nshyashya z'inkota gusa, inshyashya gusa. Wango nkaba mfite abantu bari muri group kwabo nkajya uko zisotse nkajya nzibashyiraho nkabaca amafaranga make kuko urabona season ni 3,000 citangira. Uyiguze kwa boss baguca episode mwaguca igihumbi. Ariko ngenza baganyiza mbashye ku gihumbi cyangwa se 6 bitewe n'ukuntu mungana, ariko bizaterwa nuko mwaje nyine mungana. Mubaye muri desa nabaca igihumbi kugira ngo have amafaranga afatika cyase kugira ngo ntaza guhomba. Mubaye nka 600 nabaca se kuri 5. Murumva ibyo natari sawa. Fata nomero nyandikire mushyire muri iyo groupe waba uri mu Burundi, Kenya, za Tanzania hose, Uganda, nta kibazo tuzabibakorera kuri 5 abantu 600. Niyo mwabigihumbi nzagenda mbagabanyiza nyine bitewe nuko mwaje muri beshi. Rero ujya kwa DJ uvanga ibiki nanjye vuba neza imbere njye mbariza filime zigisohoka direct muhita mugomba kuzibona. Asi sawa.